tumaze kubana rero mu mwaka umwe inda igize amezi nk'atatu yaranize araniga turyamye araniga ku buryo nge namwigobotoye kugira ngo mve muri mustikeri byabaye imbaraga z'Imana kuko yanigaga avuga ibisekuru by'iwabo. Mpamagara nyina rero ndabimubwira muri icyo gicuku cya 8 z'ijoro arara ataryamye. Umuhungu yabyutse nka 10 agiye mu kazi abona umukeka wari uri mu cyumba, igitanda byose byavu. Urumva umuntu uri kugupeza ibintu umukeka n'iki byose biba desordre. Yarabyutse asanga ndi muri salo arambaza ndamusobanurira ibintu byose yararimo n'abantu n'amazina y'abantu yavugaga kuko nari nkiyibuka. Ahamagara nyina rero mu gitondo, nyina sinzi ahantu yamurangiye, ngiye kubona mbona aje bamurasaza ahantu hose ku mubiri. Urugamba nibwo narutangiye mu mezi 3 maze kubona bampereza umwana wanjye muto, ndamubona abantu bose baraho ndababona. Ihangane. Numva ni igitangaza Imana imuhoneye. Yego, ihangane. Nyuma rero baramuhamagaye, ndibuka ko ari njye wamuhamagaye. Ndamubwira ngo ntakize. Bakunzi b'Impuhwe TV twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu, abari mu Rwanda, aba diaspora bacu, abanshuti zacu zikunda kudukurikira ibiganiro ku Impuhwe TV. Turabanamukije mu izina rya Yesu aho muri hose. Nkuko mubimenyereye ku Impuhwe TV tuba twabateguriye ibiganiro by'iyobokamana, harimo ijambo ry'Imana, abantu bafite ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Imana yagiye bakoreye. Kuri kamera uyu munsi muri kubona imbere yanyu turi kumwe na mushiki wacu. Si ngombwa ngo muvuge, n'umuntu mukuru aza kwivuga. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Amakuru iki? Ni meza. Myaka myinshi. Duherukana kera. Duherukana kera none turabonanye. Turabonanye. Aha, abantu bari gukurikira ku Impuhwe TV, turi kumwe na cameraman Nkundimana, ndetse kandi uri imbere ya kamera ni Mutoni Christine. Christine, amakuru? Ni meza. Umeze neza? Ndashima Imana. Ndabona Imana ikomeze kukurinda. Yego. Aha, ndagira ngo rero n'ubundi tuguhe kaze ku Impuhwe TV, utugezeho icyo umwami Imana yaguhaye kutubwira ako kanya. Karibu. Dari murakoze. Yego. Nkunda gutangiza ijambo rijya rimfasha ibihe byose. Riri mu gitabo cya Daniel. Ni 10. Yego. Danieli ibice ni 10 umurongo wa 12 haravuga ngo ahera ko arambwira ati witinya Danieli kuko uhereye ku munsi washishikarijeho gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Amen. Amen. Bivuze ko amagambo y'Imana ari yakuzanye. Iby'Imana nibyo biba bitugenza, yadukoreye. Komeza. Hanyuma rero abantu bakurikiye Impuhwe TV, Christine. Yego. Christine ni muntu ki? Christine no umumama ukunda Imana. Yego. Mfite abana 2. Yego. Umuhungu n'umukobwa. Maze imyaka 6 ntandukanye n'umugabo. Yego. Imana yangiriye neza, yankuye ahantu hakomeye. Mu myaka 2 nabaye mu rugo, nahuriyemo n'ibigeragezo byinshi nk'iby'umuntu maze nk'imyaka nka 20 mu rugo rubi. Yego. Hari urugo rubi, hari n'urugo rwiza, burya biba bitandukanye. Yego. Jewe mperuka Christine ari umukobwa. Ubundi buhamya wenda bwakurikiye ntabwo nigeze mbumenya,
ariko uyu munsi tugize umugisha ku Impuhwe TV nk'umunyamakuru w'Impuhwe TV Emmanuel kugira ngo udusangize ubwo buhamya ndetse n'inshuti z'Impuhwe TV. Ariko utaragera aho ngaho, ubundi Christina avuka hehe? Ubundi se Christina arakishijwe? Christina yakijijwe ryari? Hanyuma yashatse ryari? Christine ndakijijwe, navuga ko kavukire yanjye ari Nyamirambo. Biragoye kumva umuntu ukijijwe w'inyamirambo cyane ko abantu benshi bahaziho imico itandukanye itari myiza, ariko muri abo bose mu magana menshi y'abo bantu bari muri Nyamirambo, Yesu yangiriyemo icyizere ampama agakiza ke ku buntu, niko nirata, nibyo byirato byanjye. Kavukire ni Nyamirambo, amajya he? Muri Nyakabanda. Yego. Nakijijwe muri 2007 2008 twarabatizanyijwe, ntumbeshye turaziranye. Niba ubyibuka neza. Nyuma rero kubera ibibazo naje guhuriramo nabyo, Christine nyemerera abakunzi b'Impuhwe TV utarinjira mu bibazo. Christine yavukiye Nyamirambo. Yego. Ku babyeyi bombi uvukana n'abana bangahe? Se ababyeyi baracyahari? Ababyeyi hari umubyeyi umwe. Yego. Mama. Yego. Mvukana n'abana 5. Bucura bwacu yarapfuye. Wowe ubwo kangahe? Nge ninjye mukuru mu rugo. Ni wowe mfura. Yego. Aha, Christine avukiye Nyamirambo mu Nyakabanda, avukanye n'abana 5, wari kumwe na mama. Yego. Hanyuma Christine akijijwe ryari? Wakijijwe uti? Nakijijwe nza muri niba turi mu Nyakabanda, kuko duturena na Pentecote ADPR paruwase yo mu Nyakabanda. Najyaga njya muri niba turi, birangira mbaye umukristo waho, birangira ngiye muri korali yaho bita Asimosi, korali nkuru yaho. Yego. Nza guhuramo n'ikibazo gikomeye gituma nsohoka muri ADPR, ariko si byari ubushake bwanjye. Satani burya arasaho ubutunzi buri. Yego. Yego. Waje gusohoka muri Asimosi, gusohoka no muri ADPR? Yego. Byagenze gute? Muri icyo gihe hari umuhungu twari dukundanye imyaka 2 n'igice, yitwa Emmanuel. Yari umuvugabutumwa asengera mu hafi. Iwabo haza kuba iminsi mikuru, twaragiye mu mafamiye. Ambwira ko iwabo hari bubi iminsi mikuru, nibwo nge nababwiye nta mpamvu yo gushaka umuntu batekera, nzi guteka mukamwishyura. Numvaga ari umuryango ngiye kubamo, numva ari umuryango ngomba kwisanzuramo. Rero muri icyo gihe nibwo nagiyeyo, bansigira urugo rwose ndabatekera. Byari mu 2010 nibwo abahungu cyangwa abantu benshi badrogaga abakobwa bakoresheje za fenerega. Yego, kuko icyo gihe yansanze mu gikona, arambwira ati sheri, izuba ryakwishe, bavuye mu mibatizo bazanye abana. Arambwira ngo inyota yakwishe, harashyushye. Arangije rero ngiye kubona mbona nzaniye fanta ya orange ikonje rwose imeze neza, nayinyweye numva iryoshye. Rero nyuma y'iminota nk'ingahe nibwo nisanze umutwe ndiye, mbwira nyirasenge uko numva merewe, anyereka ahantu ho kuruhukira. Nyuma rero nibwo naje kwisanga, nsanga yamviyoye. Muri viyore rero yankoreye, ntabwo ibyo natetse, ibirori nari natashye, ntabwo nigeze ngabura nk'ibiryo natetse. Nyuma rero nibwo byaje kuba urugamba rurerure, birangira nanatwise, mbyaramo umwana wanjye w'imfura. Muri icyo gihe rero narwanye urugamba rukomeye, ariko kubera ko nge numvaga ko hari ahantu ndashwe
kandi nkaba nsinzwe, numvaga iteka ryose ngomba kuguma imbere y'Imana. Ntabwo nasohotse muri ADPR ngo ngende njye mu byaha cyangwa njye mu biki. Yesu iyo azi icyo azakugira mu gihe runaka arakurinda. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo ari ikigeragezo kizanywe n'Imana ikikurindiramo kugira ngo uzavuge imirimo n'ibitangaza byayo. Kristi, utararengaho nagira ngo abantu badukurikiye ku Mwe TV hariho fanta ya orange wazaniwe. Ese bayiguhaye ifunguye cyangwa yayifunguriye aho? Ese icyo kiyobyabwenge yagishyizemo gute? Ya fanta yayizanye ifunguye. Urumva umuntu mwizeranye muzabana kuza azanye fanta iyo yazana amazi ntiwamenya ngo yabikuza ate wowe unywa, kuko icyizere uba umufitiye kiba gihagije. Yego. Rero yayinzaniye mu gikoni cyabo aho narindi, arayinzanira bitewe n'ukuntu numvaga ntahisanzuye no kuba yari ikonje, n'imbabura nari niriweho nakagotomeye niruka. Ese ya profesi umuriro. Aha, urayinyweye mu minota haciye nk'iminota? Haciyemo nk'iminota numva ntangiye kuribwa umutwe, numva ntangiye gucika intege. Mbwira nyirasenge kuko icyo gihe narwaraga umutwe w'amaso. Nyuma rero nyirasenge niwe wanyeretse ahantu njya kuryama. Maze kuryama rero aho nkangukiye niho naje nsanga amabara yabaye, kuko papa atarapfa. Papa yapfuye mu 2000. Atarapfa najyaga nkunda kuganira nawe cyane. Nkaganira nawe cyane. Urumva yapfuye mfite imyaka 12, nari nkiri muto. Ariko hari utuntu twinshi yajyaga ambwira. Yego. Hari utuntu twinshi yajyaga ambwira, akambwira ati umusore uzagutereta ntuzamwemerere, umusore uzakujyana mu bindi bintu ntuzamwemerere, ati umusore uzakwemeza ko muzabana nawe uzamwemerera ari uko yakugejeje mu rugo. Yego. Rero nkura icyo kintu ngitinya cyane, kuko n'abahungu twakuranye muri karitsiye ngira ngo niyo mwajya kubabaza bavuga baturiya mukobwa twaramutinyaga, kuko nari ndi wa mwana ushaka amafaranga. Natangiye gukora amafaranga mfite imyaka 13. Yego. Rero ntago nigeze ngira ubwisanzure bwo kuba mu bigari by'abandi bana, kubera ukuntu twe dusigaye turi imfubyi, turi batoya, turi mu buzima bugoranye. Numvaga ninjya kuba umwasama tuzabaho nabi. Rero Imana yampaye umwuga wo kwiga gusuka mfite imyaka 12, nkajya ngenda nkabireba nkaza nkabyigira kuri barumuna banjye. Ntangira rero kubikoramo amafaranga, narangiza nkajya mfasha mama guhaha mu rugo. Yego. Ntago nigeze ngira cyagiye cyo kwinezeza kiki, kubera ko numvaga nyine ngomba kurinda bwa busugi bwanjye. Rero uwo muhungu kuntera inda yaranteretaga kenshi nkamunanira. Nkamubwira nti umunsi utaragera nta bindi bintu twavugana, kenshi tukanabipfa. Nyuma rero nimba yaravuze ati uyu mukobwa ashoboye kuba mbeshya, wenda akaba yarabikoze agira ngo arebe ko namubeshye. Gusa nyuma yaje kumbwira ngo maze kubyara umwana afite umwaka, yaje kumbwira ngo dusubirane n'ibiki, numva mfite igikomere. Kuba yaramviyoye nta akantera inda, nkanamwinginga nkamubwira nti basi tubane, ibyo twapangaga tubireke tuzabikore nyuma, ariko ne guseba. Numvaga ari igisebo. Yego. Nabyarabyanga rero nyuma abonye ko niyakiriye ati tubane dusubirane, ndamubwira nti oya, igikomere wanteye ntago kirashira, kiracyari kibisi. Muri icyo gihe rero nibwo nagiye kumva numva yashatse abandi bagore. Nuko biba birarangiye, muratandukanye, murarekanye. Yego. Hanyuma rero Christina wakomeje mu itorero rya ADPR? Muri icyo gihe nkimara gutwita nahuriye n'urugamba rutoroshye mu murimo nari ndimo no mu itorero. Birangira mfashe umwanzuro wo kuba mu rugo. Yego.
kuba mu rugo ndatuza kuko ninjiraga mu rusengero message zitari nziza, nari mfite telefone message zitari nziza z'abantu banzi utwite. Yego. Kuko njye numvaga nubwo icyo cyana kiguyemo numvaga ko nta ruhare nakigizemo. Nkumva rero ntagomba kwihiza mu nzu y'Imana. Ariko message nakiraga zatumye mbireka. Yego, ihangane ndabona. Ndabireka muri uko kubireka hashize imyaka 4. Ubwo nagiye gukora muri Simba maze kubyara umwana nkora muri Simba mvayo njya muri Minedike. Minedike niho nahuriye n'uwo mugabo twabanye imyaka 2. Aha, ngaho komeza. Yego. Minedike niho twahuriye n'uwo mugabo twamaranye imyaka 2, yaje ari umudivantiste kuko nagiye muri ADPR mu rugo turi abadive. Tukubitanye ari umushoferi Nyabugogo Kimironko za Kacyiru akajya ntwara nyuma ku buryo nge yari yaratinye no kubimbwira. Nyuma za kugonga imodoka y'abandi ngo muciyeho ntamuvugishije no buhamya burebure. Nyuma rero aza kubimbwira ko yankunze, ndamubwira nti mfite urwobo runini cyane rurerure, nti nimba wumva ushobora gushaka itaka ukarwuzuza ukarusiba ni nta kibazo. Arakomeza arahatiriza kuko urumva we yumvaga ikibazo mfite kuko numvaga nta rukundo nkifite. Numvaga ko abagabo bose ari bamwe, nkumva ko abasore bose ari bamwe, kuko numvaga narafashe plan yo kuvuga ngo ndere umwana wanjye nshaka amafaranga. Nyuma rero umuhungu abigiyemo akageza mu rugo iwabo ni Gitarama, yajyayo buri weekend akaza nzaniye ibijumba n'amata. Ibijumba n'amata. Mama ati umugabo n'uyu utazakwicisha inzara. Buriya ababyeyi bakuze n'abana beza banyurwa n'akantu gato. Baha ibijumba n'amata. Ati uyu muntu biragaragara ko atakwicisha inzara. Ati kandi ikindi n'Imana ikugaruye mu badive. Rero nyuma yaje kunsaba ko tubana. Yego. Muri kwa kubana rero buri Imana izi ubwenge. Imana izi ubwenge. Njya nibaza iyi saha iyo nza kuba twarasezeranye mu mategeko. Njya nibaza ahantu mba ndi ubu ngubu nkumva ni ahantu habi cyane. Yansabye ko tubana ndamubwira nti nta kibazo, ariko mbitekerezaho ndavuga n'ubundi nabyariye mu rugo nta kindi nsigaje, reka njye kurwubaka. Numvaga bitandimo, noneho na mama mu rugo ugomba kugenda mukabana n'ibiki. Ofete nge nagiye ku gitsure cy'umubyeyi. Yego. Ni igitsure cy'umubyeyi nagendeyeho. Ngezeyo rero ansaba ko twashyingiranwa n'ibiki, ndamubwira nti reka tubanze tubane, nti ibyo tuzabikora nyuma. Ibyo gushyingiranwa bimwe by'abakobwa baba bashaka za gatimba ngo no kujya mu murenge, numvaga nta santima zabyo nge mfite. Kuko narebaga abantu birirwa birukanka, bari kwirukanka ku madivorce, bari kwirukanka ugasanga umuntu neza ararara hanze akakubwira ngo narasezeranye, ukibaza iryo sezerano nimba ari ryo kukwicira mu rugo. Rero nge numvaga mfite ubwoba bw'ibyo bintu byose. Ariko mvuga ko ari n'Imana yari inkigikiyemo kuko ubu mba ndahantu habi cyane. Nyuma rero twaje kubipanga turabinoza, twishingiye ariko wa 5 atumira abakuru be bene nyina baraza mu rugo baranywe ikirori cyarabaye turabana. Tumaze kubana rero mu mwaka umwe indigize amezi nk'3 yaranize, araniga turyamye, araniga ku buryo nge namwigobotoye kugira mve muri mustikeri. Byabaye imbaraga z'Imana kuko yanigaga avuga ibisekuru by'iwabo. Mpamagara nyina rero ndabimubwira
muri icyo gicuku cya saa 8 z'ijoro arara ataryamye. Umuhungu yabyutse nka saa 10 agiye mu kazi, abona umukeka wari uri mu cyumba, igitanda byose urumva umuntu uri kugupeza ibintu, umukeka n'iki byose biba desordre. Yarabyutse asanga ndi muri salo, arambaza ndamusobanurira ibintu byose yararimo n'abantu n'amazina y'abantu yavugaga kuko nari nkiyibuka. Ahamagara nyina rero mu gitondo, nyina sinzi ahantu yamurangiye, ngiye kubona mbona aje bamurasaza ahantu hose ku mubiri. Mbibwiye mama rero arambwira ati mama rero ntiwamubwira ibintu byo kujya mu bavuzi ba kinyarwanda, abitinya kubi. Arambwira ati ibyo bintu ko numva biteye ubwoba, ati nugukaza amasengesho. Nuko ndangije rero urugamba nibwo narutangiye mu mezi 3. Umukobwa bakundanaga mbere yuko ngiye tumenyana atangira kujya araramwandikira message, akamuhamagara saa 8 z'ijoro, saa 7 z'ijoro, bimbana ibintu birebire. Aho mbyariye rero niho ninjiye mu ishuri neza. Utarinjira mu ishuri Christine, urashatse urishingiye, umaze amezi 3 n'umugabo, uratwite birumvikana inda y'amezi 3. Ni ikintu mise ntekereza aka kanya. Ese ntago mwarigeze muvugana nabi, ntago mwari mwigize mutongana? Hari ukuntu umuntu ashaka umuntu atamuzi neza, ariko wagera mu rugo ugatangira kubona umuntu ingeso ze ugasanga wenda ntiziri guhura, yahise yitora ahita kuniga, cyangwa n'ubundi byari byaratangiye mbere? Oya, nta kibazo n'iki na kimwe twari dufitanye, ntacyo, kuko urumva twari tukiri abageni nubwo twari twarikingiye ariko twari tukiri abageni. Ni amafamiye aba afite ibintu byinshi agenderaho yaba gakondo by'iwabo utamenya, kuko nyuma naje nsanga ari imiryango ntibabifate nabi, ntibazanabyumva kuko ibiriho biravugwa. Hari abantu baba bafite ibintu bya gakondo bya kera biba bikibakurikirana, ari byo twebwe mu bakristo twita za karande. Rero naje gukurikirana nsanga bafite se wabo udashaka ko bashaka, ngo ingo zabo zirambe zimareho igihe. Ufite n'abantu bafite imyuka mibi. Yego. Ubwo rero urumva ngiye nta kibazo nari mfitanye nawe. Izo mbaraga nizo zamuteye kukuniga. Yego. Muri icyo gicuku twari twanaryamye tumeze neza, yaniriwe mu rugo nta kibazo dufitanye. Ninjoro rero nibwo ibyo bintu byaje kumufata, araniga. Yego. Araniga, nkajya nsakuza ntanyumve, ahubwo akarushaho kuniga. Nibwo nahamagaye mama we, ntiyabinsobanurira, ahubwo afite uko yabivuganye n'umuhungu we. Birangira je bamurasaza. Ni nyina wamurasaze cyangwa n'uwase wawe? Ntabwo mbizi, kuko urumva umuntu nimba akubwiye ngo ndaje akagenda ukabona agarutse bamurasaza ahantu hose, ntago, kandi buri abagabo n'abana beza, ntashobora kukubwira ibintu byose. Agarutse wamwakiriye gute? Ubonye ibyo? Njyewe nyine nagize ubwoba. Yego. Buriya kwibera mu bintu byo gusenga, nkanjye nakuze mama tujyana mu rusengero. Ntabwo nigeze njya mu bintu byinshi by'abandi bana cyangwa iki ngo njye mu bintu by'abantu baraguza cyangwa bapfumaguza. Numvaga nyine donc nge ibyo bintu nkibyumva, nkimara kureba ukuntu ninjoro yanize, nkimara kureba ukuntu aje bamurasaze, naravuze ntuko biri kose ntubanza hari yagiye ku muganga w'umunyarwanda, nuko nabyise. Mbisobanuriye mama rero, mama arambwira ati nudasenga n'akazi kawe. Nuko yambwiye mama ati nudasenga n'akazi kawe. Ariko numva ntibinteye ubwoba, ariko ninjoro twaryama nakwibuka ukuntu yanize, nari nsigaye ndyama ku manywa. Nkaryama ku manywa, ninjoro nkarara nditagete mvuga ngo akimfata mpite nguruka.
ubuzima yaragarutse uramwakira ntimwongera gushwana ntiyongera kukuniga nta bindi bibazo twigeze tugirana ahubwo tumaze kubyara nibwo ibibazo byatangiye neza ishuri ryinjiye nibwo ishuri ryinjiye neza mu mezi 3 maze kubyara umwana afite amezi 3 4 5 gutyo nibwo ninjiye mu ishuri neza aragenda. Icyo gihe kampani yakoreragamo icyo gihe yari yarayivuyemo yaragiye mu yindi kampani yakoreraga Kicukiro Nyabugogo twebwe dutuye muri Nyakabanda. Urumva yirirwaga iyo agataha ntago namenyaga amakuru ye. Aza guhurayo n'abantu rero buriya hariho ibigare bibi bikujyana mu ngeso mbi. Buri umuntu wese nta usibye umutima w'Imana cyangwa umutima wa kimuntu ubundi hari ibigare bitari byiza bikujyana mu bindi bintu neza bikarangira urangiye. Rero yahuriyemo n'ibigare bitari byiza bamubwira ko nta mpamvu yo gutunga umugore umwe, bamubwira ko nta mpamvu yo kwereka konti umugore, donc bamwigisha ibintu byinshi. Urumva we yaragiyemo ari wa mudive n'ubundi wisengera ku isabato nta bindi byinshi. Batangira bamubwira ngo utanyweye kambuca ni utuyoga twatangiye tuza bavuga ngo ni inzoga z'abadive ngo ni imitobe y'abadive. Rero nibyo yatangiriyeho. Banamushakira n'umugore icyo gihe ndabimenya mbibwirwa n'undi mushoferi ampamagaye ampa amakuru yabyo. Nyuma rero nibwo yaje gutaha ndamwakira turarya turarangiza tugiye kuryama mu gitondo mbyuka nabaye impumyi. Ijoro rimwe yego mbyuka nabaye impumyi iminsi 4. Ndibuka ko yasize yaransize urufunguzo arucisha munsi y'urugi. Biba nka 3:00 za mu gitondo. Mu Nyakabanda bahazi kwa Mutwe no ku Gasoko biregeranye. Ntiyigeze ahamagara no mu rugo ngo ababwi kuko nkibyuka namubwiye ntisindi kubona atese waba wabaye iki. Ariko nkabona kwa kundi umuntu agusubiza ukumva nta gusubije neza. Ndabyihorera asiga amafaranga yo guhaha ku meza. Bigeze nka 3:00 za mu gitondo nari mfite umuhungu wajyaga nzanira amata y'umwana buri munsi mu gitondo 2:00. Yaraje arakomangananirwa kujya kumukingurira kubera kutabona. Nararebaga gutya ariko hariho ikintu kigiho ku maso. Nuko umuhungu araza arakomanga arambura aramuhamagara aramubwira ati nasiza hari utubwara aryamye. Ubwo umwana yaje kuva ku buriri agwa hasi. Urumva umwana ugeze 3:00 mu gisarubeti yarayemo nta sindi kureba kwa kundi inzu yawe ubuyizi. Nagendeye ku gikuta ndagenda nkabakaba urufunguzo ahantu yarutaye ndafungura mbwira umudamu twari duturanye ndamubwira nti mama Yasi. Uwo mudamu yitwa mama Yasipe. Ntabwo ndi kubona nimamagarira mu rugo. Uwo mudamu niwe wahamagaye mu rugo baraza bahageze birabayobera. Hari umugabo wa murumuna wanjye icyo gihe wari ufite imodoka baramuhamagara araza tujya centre de santé Kabusunzu baduha transfer yo ku Muhima tuvayo batujyana i Kanombe CHK baduha transfer i Kanombe. Tugeze i Kanombe baratubwira ati ntitwabaga amaso tutari kubona ikintu cyayateye. Ikintu cyambabaje buriya satani yo yinjiye mu rugo nta muntu ushobora no kukubona. Umuntu akubwira sheri ariko haraho bigera ukibaza nimba ari we wayikubwiye bikakuyobera. Muri iyo minsi 4 twamaze mu rugo urumva mu rugo nibo banyirukankanaga. We yarabyukaga akajya mu kazi. Habe no kubaza ngo bimeze bite, habe no kuvuga ati reka nsaba uruhushya mu kazi ngiye kuvuza umugore. Noneho yatahaga barumuna banjye nyine ubwo nibo batekaga bagasiga bateguye ku meza nkaguma nicaye muri saro mutegereje. Yakwinjira habe no kuvuga ngo wirute, habe no kumbaza ngo
no kuryama nkagendera ku gikuta nkagenda mpaka ngeze ku buriri. Ibyo bintu nabyo byarankomerekeje, kuba wabana n'umuntu adashobora kuba yakubaza ngo umeze gute. Ibyo rero byaje kurangira nsengewe n'umugabo bita Munezero, yasengeraga Kimironko mu izindiro. Umumama twari duturanye niwe wavuze ati ariko mwaretse duhamagara umuntu usenga ati ko ashobora kumusengera. Nuko papa yaraje rero aransengera kugira ngo cya gihu kiveho. Nagiye kubona mbona igiti imbere yanjye, mbona umukobwa ugihagazemo n'imyenda yari yambaye n'isaha, iyo mbikurenda byibuka. Ndangije uwo mupapa yansengeye hafi amasaha 5. yaje mu rugo yego. Maze kubona bampereza umwana wanjye muto, ndamubona abantu bose baraho ndababona. ihangane Numva ni igitangaza Imana imuhoneye. yego ihangane. Nyuma rero baramuhamagaye, ndibuka ko ari njye wamuhamagaye. Ndamubwira ngo ntakize, arambwira ngo ibyo uri kumbwira ngo bibwira abagukijije. Uhamagaye umugabo wawe? Yego. Kwa kundi ushobora kuvuga uti reka mpamagara umuntu mubwire ibintu byabaye. Arangije numva ntabyakiriye neza. No mu gutaha ntigeze ambaza n'uwansengeye, ntigeze ambaza uwamvuye, ntigeze, nta kintu na kimwe yigeze ambaza. Birankomereye ariko ndaceceka. Ubwo mu rugo ntako bari babonye gusa. Rero uko ubuzima bwagiye buba muri ayo mezi yari asigaye, yageze ubwo imyenda imushirana. Icyo gihe hari w'abakomvayeri akajya atahana amafaranga menshi. Bya bindi rero bamubwiye ngo nta mpamvu yo kwereka umugore amafaranga, yatahanaga amafaranga nk'ibihumbi 30. Aya 5 uruhande rumwe, aya 2 uruhande rumwe, iz'igihumbi uruhande rumwe. Kubimenya rero yansigiraga 2,000 byo guhaha saa 6 na nijoro mfite uruhinja. Igihumbi. Ariko numvaga nta kintu bintu nkwaye, kuko nge numvaga nshaka kubaka, nkavuga ni n'ubundi nta muryango dufite tugaburira ntaki. Nkumva nta n'ikintu bintu nkwaye bikanyura, ariko nkabona imyenda iragenda imushiraho. Nkamubwira se sheri ko nge nirirwa hano, wajya umpa amafaranga nkajya Kimisagara nkakugurira imyenda ko nta mwanya ubona. Akambwira ngo nta mafaranga mba mfite. Inzu itariki y'inzu yagera ngo agiye kuguza amafaranga ku kazi yo kwishyura inzu. Ndangije ndavuga ese uyu muntu akora gute ku buryo akora nta saving amafaranga, nta nayo mbona. Buri munsi yaratahaga akambwira ngo bakuyeho abakomvayeri n'abashoferi bagira amaterime yabo. Akambwira ngo umunsi ngo twakuyeho ngo nta mafaranga twabonye, akampa 2. Akaza azanye ibihumbi 4, 2 byo gutegesha moto na 2 byo kunsigira. Nyuma rero nibwo naje kwicara ndavuga, ubwo yari asigaranye ipantaro imwe y'jeans nitise yajyaga ajyana gusenga. Ubwo byagezeho no gusenga arabiparika. Ku isabato nkategura imyenda kuwa 5 nariteguraga ibintu byose, nkitegura isabato. Mu gitondo nkamubwiye se tugiye gusenga, tireka da. Atangira kwanga kujya gusenga. Nawe wari warageze aho ujya mu badive? Yego. Okay. Ubwo nageze aho kubera ko ari umudive, ndavuga nti n'ubundi nsubiye kuri gakondo ya mama. Uraganduka wumvira umugabo. Arangije rero nyuma nibwo naje kubitekereza, ndavuga ko bavuga ngo abagore b'abamotari n'abagore b'abashoferi baba ari abakire. Ubu mutayeri nari mfite umutayeri najyaga njyanaho ya jinx kuyidoda. Urabona gukora mu mifuka akuramo amafaranga asubizamo yaracikaga. Nge rero najyaga nyimushyira mpinduranya na ya tise yiwe, tukabihinduranya. Ndangije ndavuga ni ibintu uyu mutayiri ntazanseka,
kumuhoreshaho ipantaro ayidondangaho numva binteye isoni kandi nkabona ntashaka kuma amafaranga ngo mugurire imyenda kandi nkabona nawe ntashaka kwigurira imyenda. Nibwo yaje gutaha araryama asinziriye nka saa 5 saa 7 z'ijoro njya mu pantaro ye. Ndebye icyo gihe umunsi wa mbere nasanze 50,000. Ku munsi wa kabiri nta giceri nakuyemo nta n'inoti nakuyemo. Babyita gucomora. Ntiwamucomora? Ntago namucomoye. Naracecetse ubwo ngiye numvaga ko wenda ari nka verisoma ya boss yatahanye. Ndavuga nti ku munsi ukurikiye mbona borudero ya 50 mbonamo 30,000 nanone. Ariko nubundi nkumva ya marira ye nayo ngayo ngo bakuyeho ntibahembwe nkumva ni ikibazo. Ngeze aho mbona nko mu cyumweru mbona ko ashobora kuba abitse nk'ibihumbi 100. Noneho nkibaza kutambwira ngo ku kwezi ntibamuhembye ngo yakoreye muri mayiniyazi ngo baramukase sinzi ibiki n'ibiki ngo yabuze verisoma kandi afite amafaranga ajya biga. Numva bimbereye urujijo. Nta muntu nigeze ngisha inama kuko numvaga umuntu nzajya kuganiriza urugo rwanjye nzaba ndushyize hanze. Urwo rugamba rero narurwanye bucece. Ntangira aho nsanze inoti za 5 ari nyinshi nakuragamo 2 igihumbi nkakibika. Nari narafashe nimero z'umuhungu wacuruzaga amapantaro bano batembereza mu muhanda nazayagwiza 5,000 cyangwa 6 nkamuhamagara. Ubwo uyu munsi naramucomoraga icyo gihumbi hacamo nk'iminsi nk'itatu cyangwa 4 nkongera nkacomoramo senkisa wibaze ayo mafaranga kugera azajye kugwira ugura ipantaro y'umugabo. Nge rero nabikoze gutyo yanataha namubwira nti dore ipantaro nakuguriye yigere turebe akishima habe kumbaza ngo wayikuye he azi ko nirirwa mu rugo nta kazi mfite habe kumbaza ati amafaranga wayakuye he. Mu gitondo akabyuka yambara agenda. Zaje kugwira noneho akajya amamagara akambwira ngo ariko ngo wandebe ngo muri ya pantaro ejo nari nambaye ngo ko nta mafaranga asigayemo. Nkamubwireza amafaranga avuye ntiko buri gihe umbwira ko wazanye 2,000 ari byo wansigiye andi wayategesheje ayandi yavuye. Yumva ko ari gutsindwa. Nyuma rero nimba yarabonye ko ari kuyabura ari kubura amafaranga kandi akabura ukuntu agenda aza rero kumpamagariza mukuru we na mama we ahamagara na mama umbyara. Arangije ngo yaragiye kunsenda kunyirukana yuko umwiba cyangwa impamvu yari yego yuko ngo mwiba kuko ubwo muri iyo minsi hari utuntu tutagendaga neza nkaceceka ubundi nkasanga amafoto mu pantaro ngiye nko kuyimesa nigeze nanasangamo amapridance hari utuntu twinshi umuntu aba yaragiye aceceka uvuga ngo ndi kurwubaka y'abadamu. Noneho namubaza ntanansubize akantuka. Buriya iyo sinzi Christine ukuntu nteye iyo mbabaye ndaceceka nkashiriramo gusa nakwiherera ndahantu nkaba narira nkumva umutima wanjye uraruhutse. Amarira yawe ndayazi ni menshi. Ubwo rero yaje guhamagara abo bantu agiye kunsenda mama y'indibuka ku cyo gihe yaravuye Gitarama. Nyina ntiyampamagaye mama we yaje kumpamagara agira ngo ambaze ikibazo gihari mu rugo bya bindi by'abadamu bufite umwana nyine telefone ntuyiteho arambura. Ambuze rero ngiye kubona mbona abashyitsi bangezeho atanambwiye. Bangezeho mu rugo avuga ukuntu mufuhira. Ubwo hakaba hari ifoto nigeze kumubaza y'umudamu arambwira ngo yayitoraguye muri bisi. Ndamubwira none se ni ifoto agafoto ka passport. Ndamubwira ifoto ya passport nimba uyu muntu utamuzi wagiye gufata umwanya wo kubitekerezaho uyishyira muri portemone yawe iyo aba ari ibisanzwe wayishize mu mufuka y'ipantaro cyangwa se mwishati uvuga uti nyirayo naza kuntega nze kukamuhereza. Icyo gihe araceceka aranyihorera. Ubwo abo babyeyi bazaga rero yaravuze avuga ukuntu mufuhira avuga ukuntu mwiba
byose amaze kuvuga bicaye aho, ndamubwira nturangije kuvuga, ati ndarangije, mama wawe agenda kujyanye, umwana wanjye nzamumenye. Urumva we yari yarangije kubikonfirima ko mama agomba kugenda njyanye. Ndangije rero ndababwira nti mwababyeyi, imyaka kuba Christine naritonze naratuje, iyi saha akaba abona ko ndi umugore mubi, akaba abona ko ndi umugore udafite agaciro imbere ye. N'iyi saha rero akaba abona ko igihe kigeze cy'uko mva mu rugo rwe, nta kibazo, nta nicyo bintwaye. Ndajya mvuge gato, nahise njya mu cyumba, manura ya mapantaro yarageze mu 8, manura amashati, manura na sandari nari naramugura 15,000. byose rero waramucomoye. Ndangije mbizana ku meza, mbwira mukuru we ni wowe uza agaciro k'amapantaro y'abagabo, ni umbarire aya mapantaro n'amafaranga yayo, ni nurangiza ntibi by'amasengeri n'amashati n'ibiki byo tubyihorere, ni nanjye n'impano namuhaye mu mafaranga ye yakoreye. Ni rero ntaya mafaranga nzayashaka nyamusubize. Ntariko ndagira ngo mbabwire mwe babyeyi, ntabwo Christina namwibye ngira ngo nguremo igitenge, ntabwo nayamwibye ngira ngo nguremo kamambiri. Mbaye muri uru rugo ntazi ikiro cy'isukari uko kimeze mu nzu, ntikuba ansigira 2,000 nkaba nahahamo guhera ku gitunguru cya veni, nkagura amavuta y'ijana nkaba nayatekesha 2, nkaba ngura irobo y'isukari ya buri munsi. Mfite umwana w'uruhinja, nanjye nkeneye icyo gikoma. Kuva nabana nawe ntago nzi umufuka w'amakara mu nzu, ntisinzi guhahirwa nk'umugore mu rugo. Ni rero ni kuba nyirukanye birahagije, ntariko mwumve ko atari njyewe usenye runo rugo, ahubwo we afite abari kumutiza umurindi. Ntaya mafaranga nzayashaka nyamwishyure, ni nta kibazo. Ntariko ubumve ko amafaranga yawe yose ayo wumva utekereza wabuze, ntindabyemera ko nge nayakwibye. Ntariko nayakwibye ngira ngo nkwambike, mbona wambaye ubusa kandi ndi umugore wawe, kandi utigurira. Arangije isoni zaramwishe ahita ajya mu cyumba, abashyitsi yatumijeho ntiyabasezera. Mama we ajya mu cyumba, ajya kumuhamagara, aramubwira ati nimba ari ibyo wanzaniye nuko urakoze, uransebeje imbere y'aba mwana. Ntabwo yigeze aza kubasezera, ninjye wabaherekeje. Mama we arambwira ati genda wihangane, nyine niko zubakwa. Ati ni umwana wanjye ndamuzi, ati nzagenda muhana gake gake. Nuko ndatangeze mu rugo rero, nsanga ari muri saro yarize, amarira yamwishe ngo kubera iki ngo nabikoze. Ngo ndamubwira none se nabonaga nta yindi assurance mfite, kuko nimba wanshinjaga imbere y'abantu ko ndi umujura, nanjye nagombaga kuzana ibimenyetso by'uko nkwibane, kandi nge ntago nahakanaga ibyaha nakoze. Nuko nyuma rero ako kaba kavuyeho, turakomeza turwana urugamba, turagumana. Nyuma rero yakubise ntiyagize ati, ntabwo yigeze ankubita. Ubwo turirukanse kuko ubuhamya bwanjye ni burebure cyane. gerageza kuvuga bimwe by'ingenzi. Mu rugo nabayemo rwarankomerekeje cyane, usibye Yesu ujya wo muri ibikomere by'abantu duhura nabyo, ariko narakomeretse kuko nageze ubwo twimukira muri Kicukiro hano centre. Niho noneho hakonfirimye no kuruvamo urugo rwanjye. Twarahimukiye, tumaze kuhimukira hari umudamu bari bamaranye igihe kitari kinini kitari na gito, yajyaga ahagarara Nyabugogo akamurindira avuye kurangura.
ibintu ngo amutwaze, agahagarara Nyabugogo mpaka abonye uwo w'iwanjye. Bageze ubwo bakavugana atanakoze umwanya munini cyane, nkamubwira ariko uyu muntu ni muntu ki, ngo ni umushuti w'umuryango, ngo abangira inama n'ibiki. Nyuma rero abandi bashoferi baza kubimbwira, barambwira bati hari umuntu nutaba amaso uzakugirira nabi mu rugo rwawe ukanarwara na sida. Kuko uwo mudamu yari arwaye za zona, arwaye indwara nyinshi, abantu bose urumva ko bari bamuzi. Nyuma rero hari ubutelefone bwigeze kwaduka bwa KZG, we yarabihakanaga, akabihakana akavuga ko mba mubishyira, mba mufuhira bimwe by'abagore. Ndangije rero nyuma nibwo nafasha ku gatelefone kari karatakaje umuryango, kari karatakaje umuryango wako waho amasimukadi ajya. Nza gufata telefone yanjye ya Tekino nari mfite n'ubundi isanzwe tuno tw'amatushe, ndamubwira shedi rero njye nirirwa hano, nta hantu mba nagiye, ariko n'umushiti wanjye nawe wari warabinyigishije, nta hantu mba nagiye, twari telefone yanjye, ngewe wirirwa hano mfata aka KCG. Ngafata gutya, ariko ya telefone namuhaye nari narayisevinzemo save record, nashizemo na memory card byose kugira ngo njye mbasha kugera ku cyo nshaka. Rero naje kubikora, maze kubikora nibwo nagiye namufata, maze kumufata rero nibwo muri icyo gihe muri icyo gihe nibwo yavuganaga n'uwo mudamu, nkumva ibiganiro bagirana, nkumva uko baganira, ariko nkaceceka nkatuza, nkavuga ntireka mbisengere, nkasenga bucece mu mbaraga nke nari mfite icyo gihe. Ntabwo nasengaga cyane ngo mvuge ngo narasengaga cyane, ariko nubwo byari bimeze gutyo najyaga mfata ibihe nkajya gusengera kuri wa mupapa wari waransengeye nabaye impumyi, nkajyayo nkagenda nabwo nteze moto, no kugaruka nkatega indi moto, nkamenya amakuru y'uko bimeze, nkaza nkatuza. Ibyo byose yankoreraga rero numvaga mfite imbaraga, narabyakiraga nkumva mfite imbaraga zo kubyakira, nkumva ni urugamba ndi kurwana ruzageza igihe rukarangira, nkumva mbese nigeragezwa ry'urugo ndimo. Nyuma rero nibwo uwo mudamu mama yaje kujya muri koma, barumuna banjye barampamagara, ndagenda ngeze CHK hari kuwa gatanu. Icyo gihe ndagenda ngeze CHK mbona mama ari muri koma, ntameze neza, umutima we bari kutubwira ngo agatima ke kari gutera gahoro cyane. Bukeye rero mu gitondo yari yiriwe mu rugo ari ku isabato, ndabyuka nkora ibintu byose, nkora inshingano z'umugore mu rugo. Ndangije ndamubwira reka njye kureba mama, nubyuka uraza kuza kutureba. Njyana umwana, nasohotse inshuro nk'ebyiri eshatu, angarura ashaka gusigarana umwana, ubundi ati mujyane, ubundi ati musige, ubundi ati mujyane. Nyuma rero hano mu Kanogo urenze kwa Mironko, umuhungu twari duturanye kuko twabaga mu gipangu, umuhungu twari duturanye arambwira ati se, arampamagara ati se mama Christian urimo? Ndamubwira nti hoya ntago mpari. Ati none se umudamu winjiye mu nzi wawe yahuranya ameze nk'umuntu uje mwamuhamagaye, ati gute yaba haje udahari? Ndamubwira nti ntago mbizi. Rero imitima imbana ibiri, ndavuga se nsubireyo, ninsubireyo ndaba ngiye gukora intambara, mpetse umwana, mama ari muri koma agiye gupfa. Numva muri nge mbuze igisubizo, ariko ndavuga nti reka njye kureba mama, niwe ubuzima bwanjye bwose buzingiyeho, uriya twahuye akuze nanjye nkuze. Ndakomeza ngeze CHK nirebera umubyeyi, kuko icyo gihe navaga Kicukiro nkajya mu rugo mu Nyakabanda, nkasigaye umwana nkajya CHK kwirirwa kuri mama. Iryo joro ryo kuwa gatandatu nibwo yaje kongeraho nka saa 9 saa 10 kwa muganga. Angezeho atahana umwana, atahanye umwana, ngewe nka saa 12 saa moya muri umunange aje kunsimbura,
ntega moto ndirukanka ndavuga nti umugabo yiriwe wenyine reka ngende hakiri kare ejo azajya mu kazi bimwe by'abagore nyine ndavuga nti reka ngende nteke dusangire iri joro. Ngeze mu rugo rero nsanga yaryamye yasinziriye n'umwana bose basinziriye. Ndangije ndateka vuba vuba umuriro ushize mfata ya telefone namuhaye sinzi ukuntu nayifatiye gutya mu kanwa hari ukuntu yifata kuri buriya butushi bwo hejuru hariho agahita kajya muri audio. Mbanguye kuri audio numva umukobwa yayoboye kuva Kicukiro centre aramuyobora kumanuka ikarembure neza aramuyobora kuri telefone. Nsanga niwe wa mukobwa waja wa mwana yabonye wampamagaye. Ndangije numva n'ikiganiro yagiranye na wa mudamu bajyaga bambwira babashoferi bandi. Arangije nawe numva bagiranye ikiganiro kirekire cyane cyo kuntuka cyo kwica mama cyo kugira guto umugore ibintu bavuze n'ukuntu yamubwiye ngo amukumbuye ibintu byinshi biteye isoni ntashobora kuvugira imbere ya kamera. Ndangije nsanga banahanye radevu y'ukuntu bahuriye Remera mu marogi bajyaga bajya guhuriramo Remera byose babipanze kuri telefone. Ndangije ndavuga nti uyu mugabo avuga ko mubeshyera. Nahise mfata za rekodi ndaziyoherereza kuri memory card yanjye. Ndangije iyo rekodi yo mudamu yahoraga ambwira ngo ni umujyanama w'urugo rwacu ni inshuti y'umuryango. Mpita mfata iyo rekodi nyigira soneri kuko numvaga ntari bubimushinje nta bimenyetso byabyo mfite. Maze kubigira soneri rero ndahisha narakomeje nyine numva ubuzima bwanjye burakomeje numva ndakomeye ko nawe uri umunyamujyi w'Inyamirambo koko umunyamujyi w'Inyamirambo iya Christine ureba nkunda gutwara ibintu gake nshobora no kubitapi ukankandagiraho ariko nkagera ku cyo nshaka ntasakuje nkaceceka nkabikora ncecetse. Nyuma rero narahishije ntegura ku meza maze gutegura ku meza ndagenda ndamubyutsa ariko ntaramubyutsa nahamagaje nimero ye wa mudamu. Ndamubwira nti mama Runa ntinumvise urugo rwanjye warusigayemo ntahari ni rero kubera ko mama mwamwisha ataranapfa ntejo nzazinduka ngenda uzaza n'ivarisi yawe ubu rurimo n'ubundi ntacyo bitwaye. Nayo magambo namubwiye kuko numvaga nashaka ibintu binshyushya ubwonko n'ubundi numvaga bwarangije gucyuha mbona mama agiye gupfa. Ndangije rero umudamu urumva byaramucanze yibaza ahantu mbikuye bavuganye tutari kumwe babonanye tutari kumwe urumva ko yagize ikibazo. Nka nyuma y'iminota nka 15 cyangwa 10 rero nibwo yahamagaye ahamagara maze kubyutsa undi twicaye ku meza atangiye gukoramo rimwe nari nasonze ubugari icyo gihe. Atangiye gukoramo rimwe yumva telefone irasonye ubwo nge nahise nyijyana nyubika ku gatable kari imbere y'uburiri kugira yumve. Ndangije ubwo mu gihe tukiri kuvuga akiri kumbaza uko mama ameze n'ibiki yumva isonera irasonye. Ndamubwira nigenda yitabe telefone urumva kuva muri sala agera mu cyumba yari yumvisha ikiganiro cyose uko cyatangiye. Icyo gihe nibwo yankubise ubwo ni mu mwaka ubwo ni ya myaka 2 irangiye. Yarankubise ankubita nk'ukubita inzoka. Icyo gihe nari istosi yari iri kuzahane y'idongo nashatse guterura ya dongo ngo nyimukubite mpita ntekereza ko nshobora kujya gereza wagasigara ari kwidegembya hano. Mpita ntekereza mama ukuntu ameze ntekereza abana banjye mbona ntaho naba mbasize ya sahane nyishyira hasi. Arankubita yankubise afite umwana we ankubita inkoni ya rakrete ankubita ahantu hose abonye. Ndamubwira ntirega n'ubundi nyica nti kuko wowe na mama runaka mwashatse kunyica nkiriho ni n'ubundi wabonye mama ahantu ari nta buzima afite kuba namukurikira rero nta kintu bintwaye. Yarankubise muri iryo joro atavuga arankubita amaze kunkubita
yagukubise se yaguhora iki sonore cya kiganiro urumva we ntabwo yakubarira ati byagenze gute ese yaho karakubita mbese ni kwa kundi umuntu mufatira mu ikosa akabura ibyireguro niyo mpamvu bakubwira ngo n'umujuri y'umufashe arakureka ukamukoresha icyo ushaka kuko imbaraga ziba zashize ntaba afite uko yakuburanya rero we nkeka ko ari nk'isoni yagize z'ibihamya noneho njye mfite rero byaje kurangira asohotse afata ishati y'akazi arazamuka ajya kurara muri bisi zabo zo ku kazi arangije mu gitondo ndabyuka mfata umwana mushyira ku mugongo ndatega njya mu gasyata aho bakuru be bakoreraga njya kubumvisha za rikodi kuko urumva famiye yayibwiraga ko ari njye mubi ndagenda ndazibumvisha mukuru aramuhamagara turi kumwe aramubwira ati niwe uri gukora ibintu nk'ibi urabura gufasha umugore mu bibazo arimo warangiza ukajya kumutera n'ibindi bibazo arangije ati mugumane nuko yahise amubwira ngo mugumane ujye umurongorana n'umugore wawe ndangije rero mba muri urwo rugamba mu byumweru 3 mama yamaze muri koma navaga Kicukiro centre nkazamukana nawe ntawe uvuga ntawe ugira gute ninjoro arataga akaryama mu ntebe ariko iwawe cyangwa mu rugo urumva njye nubwo nari ndwaje mama naravugaga nti ninjya kwita kuri mama nkamwihorera azandega ko nataye urugo kuko nabonaga nta mpuwa mfitiye ndavuga nti n'ubundi urugo nyine rubeshwaho n'ibigeragezo ntubona ibigeragezo ndimo ngomba kubyihanganira narabyukaga nkagenda nkajya mu rugo nkasigayo umwana nkajya kwirirwa kuri mama nimugoroba nkataha nka saa moya saa 2 n'umunaniro n'iki nkagenda nkarara ntetse akangeraho saa 5 saa 6 n'ibyo ntetse ntabirye nkabishyira mu kabati ibyumweru 3 birashira ndangije ikintu cyabayeho yaje guhamagara abantu b'umudugudu abayobozi b'umudugudu arababwira ngo umugore ngo simushaka mu buzima bwanjye ndangije ndeba ubuzima n'ubundi ndimo mbayeho ntariho ndeba mama ukuntu ameze ndeba stress ndimo mbona ko yamaramaje icyo gihe yaravuye kunywa ibitabi ibi bya drogue araza arambwira ngo nudapfa uyu munsi njyewe ndapfa mpamagara nyina ndabimubwira nyina arambwira ati rero kubera ko amaze gupfa mu mutwe n'ubundi ashobora kubikora ati yazanzanira undi mukazana igihe runaka njye nkongera nkaseka ariko wowe nta wundi mukwe wataha iwanyu ati butandukanye nayo nimba ariko ari kubishaka nzaza i Kigali mvugane na bakuru be tuze tubashake tubahuze tumenye ikintu muri gupfa nuko ariko ubwo bakuru be bakaba barabwiye nyina nyine izo rikodi bumvishije nuko ndangije ubwo muri icyo gihe nibwo bahamagaye abantu b'umudugudu yemera ko azajya ampa 30 y'indezo ndeba ukuntu ngiye gusubira mu rugo na wa mwana mukuru hari nta mafaranga mfite nta kazi mfite mama aryamye aho ndeba inzu zo mu rugo ukuntu nzajya nzikonsoma mbona n'ibindi bibazo ndavuga nti ntago ngomba gusubira mu rugo numva muri nge nkomeye gushaka ubuzima kuko urumva nari mfite umwuga wo gusuka ndavuga nti nzajya nsukira make ashoboka ariko nzabaho ndavuga nta 30 yanditse y'indezo nzajya nkuramo ay'inzu nyishyura inzu nubundi nanjye yandi nzajya nyashaka yo kurya sinzajya nyabura ndangije rero uwo munsi ampakiza imodoka arambwira ati ibintu byose biri hano ushaka ubitware ndamubwira nti nta kintu n'iki na kimwe nshobora gukora muri iyi nzu ni kuko nubundi ntaho naba mbijyana ikintu nafashe ni ibyombo byanjye bike mfatana matera kuko numvaga ko aho ngiye ngomba kujya ndyama ntago nari kubona amafaranga ku kanya yo kujya kugura matera njya muri ya modoka ndazamuka tugeze ruguru Nyanza ariko hakaba hari undi muntu nari nabajije inzu hafi aho ahita ndangira inzu yari iri ruguru yaho twari dutuye chambrette y'ibihumbi 10 ndangije mpita nyishyura amezi 2 ibihumbi 20 ndangije taxi voiture yari njyanye twageze ruguru Nyanza turongera turakata turagaruka taximen tugabana ya mafaranga yaramuhaye ngo anjyane tuhageze
ahita abona ko nagarutse muri karitsiye biramuyobera. Twahuranye nawe agarutse arimo araza, arangije ngo uyu mugore ngo ugarutse hano ngo siduzashobokana. Nimukiye muri iyo nzu nawe ahita ashaka indi nzu arimuka. Umushoferi arampamagara arambwira ati mama Christian, ati umuntu ukiri muri kampani atarayivamo, aho yakwimukira hose ejo ushobora guhura n'ikibazo cy'inzara n'iki, ukaba waza naho atuye ukaba wamwikubita imbere basakaguha n'igihumbi cy'amata y'umwana. Ati wiba umwana ngo wicare ngo ntumenye ahantu yimukiye. Uwo mupapa njya mushimira n'ubu n'umushuti wanjye, tujya tuganira akambaza amakuru. Wibaze ko mu myaka maze ntandukanye nawe, abo bo muri famiye ye nta n'umwe urampa n'inoti y'igihumbi cyo kuvuga ngo byibuze ati mama Christian ni umugore wacu, ni umugore wa murumuna wacu, reka tumuhe n'inoti y'igihumbi basagurire n'umwana amata. Nta kintu cyabo nzi, ariko ibyo ntibigomba kumaramo imbaraga z'umutima kuko ntacyo bintwaye aho hose Yesu yagiye ahambisha. Rero naje kujya muri ubwo buzima nari ninjiyemo. Ya ndaya ye iza kumubwira ngo 30,000 ku mwana utaratangira kurya ni menshi, atugomba kujya umuha 10,000. Numva ubuzima burangoye, mba nimukiye aho bita igahanga nahabaye imyaka 2, ariko nahagiriye umugisha. Yesu yarahandindiye, sinabaye y'indaya n'ubu n'abantu bajyayo bashaka kumenya amakuru yanjye. Nzi neza ko nta muntu wagerayo ngo bamubwire ngo mama Christian yari umugore mubi cyangwa yari indaya cyangwa yari iki. Igahanga aho ngaho najyaga nsukira ibintu, inaha basukira 10,000 cyangwa 15, nabisukiraga inoti y'5 cyangwa 1,000 kugira ngo ndye uwo munsi, kuko nabonaga ubuzima bwo gusabiriza ntabumenyereye. Nkabona kuba indaya ntabishobora. Numvaga ubuzima ndimo ntazi ubwaribwo. Rero ndavuga ntuyu mwuga mfite ngomba kuwumetiriza neza, nkajya nsukirayo mbonye nkarya. Nibura se warabonaga? Narababonaga. Kuko wenda wakorera. Narababonaga n'uwazanaga 700 sinayasubizagayo. Ukamusuka umutwe wose? Buriya reka nkubwire manwe, ikintu cyose gishobora kungaburira sinshobora kugitesha agaciro. Ari ubuzima bworoheje, ari ubuzima bwose numva nkomeye kandi mbubamo bikemera. Aha, muratandukanye, ugiye muri ubwo buzima, ubaye igahanga, ubu uri Christine ari Kimihurura. Ni hundi uracyakodesha? Yego, ndi mu bukode. N'abana bawe? Yego. Umugabo se bwabufasha aracyabaguha nta kibuguha? Umugabo ubu tuvugana amaze gushaka abagore nka 3. Byaranze, yageze ubwo kuva igahanga bwo naje ari Imana ihankuye, kuko najyaga nyisaba kuzanzana hafi y'urusengero rwayo, kuzampa akazi basi niyo kabare k'10,000. Ariko nkaba ndi hafi y'urusengero nubwo badatuma njya gusenga, ariko byibuza nkajya numva indirimbo zo mu rusengero. Buri umuntu wigeze gusenga asenga by'ukuri ataryarya Imana ntabwo ajya ngo arambarare. Ni nako ijambo ry'Imana rivuga, turavuga ngo umukiranutsi w'Imana ngo naho yagwa ariko ntazarambara. Yego. Rero impamvu mbivuga mbihagazeho nuko mbyiyizimo byambayeho. Muri ubwo buzima nabayemo igahanga, n'ubundi nari ndi mu buzima bwo gushaka Imana. Mu ntege nke zanjye nabaga mfite, mu marira nabaga mfite, ijoro ryose nararaga ndira, nabazaga Imana kwinzi. Ariko nkumva mfite ibyiringiro by'uko ibyo bintu ndimo bizarangira. Numvaga nkomeye. Imana yari ikuzi dukurikije ko twayisenganye kuva kera. Hanyuma rero ugira Kimihurura. Muri Kimihurura nahaje ari nk'Imana inzanye. Muri umunange niho yakoraga mu bazungu. Ahageze rero aza kubona amafaranga, aravuga ngo agiye kwikorera, ariko ni inzira z'Imana kuko aho yaragiye gukorera byaranze. Bimaze kwanga aricara, ngewe nkomeza mu kazi mu gihe kitari nk'icy'amezi 3. Ngewe rero nkomeza mu kazi, nzahara Kimihurura hafi y'urusengero rwa DPR ku Rurembo.
rero niho natangiriye muri nibature yaho n'ubundi nongeye gukizwa njya muri nibature. Christina bivuze ko yagarutse muri ADPR. Yego niho ndi gukorera umurimo w'Imana. Waragarutse barakwakira muri ADPR. Yego. Uri umukristo wa Kimihurura. Yego. Ariko se wasubiye mu Nyakabanda kwihana? Baguye cyangwa ngo wese inzano wari uri. Ya ngewe Imana yaje kwagura umurimo ibindi yego. Kuko naje gusaba imbabazi kuko Kimihurura ntago bari kunyakira kandi mfite itorero nabarizwagamo naranayivuyemo bitameze neza. Buriya iyi Imana iguhagurukije ije kugukoresha iby'ubutwari ntabwo uterwa isoni n'ibyaha. Uko biri kose ntabwo ibyaha bigutera isoni kuko uba ufite Kristo wamaze kwimika muri wowe. Naje mu Nyakabanda nsaba imbabazi icyo gihe hari ku igaburo, turavugana n'abayobozi baranyakira, bose bari bahara benshi kuko ku cyumweru cyaje gukurikiraho nahahuriye na Pasiteri Umugabo. Pasiteri Umugabo ngira ngo uramuzi. Twaje kuhahurira n'igaburo ndariharira. Ubu njyayo nk'umwana nyine mu rugo. Ubu uri umukristo wa Kimihurura ni naho utuye. Yego. Mu buzima busanzwe ntugisuka? Narabihagaritse. Uri gukora iki? Abakurikiye Impuhwe TV ese Christina Bibiliya iravuga ngo cyangwa ni nako abantu benshi bakunda kuvuga ko Imana igihindura amateka. Ukurebye nonaha uretse nyine umubabaro n'ibikomere by'amateka y'umuntu aba yaraciyemo agenda haza uwo mubabaro n'agahinda kabyuka, ariko ukurebye nonaha Christina ameze neza. Ubu Christina ari gukora iki? Christina nta kazi mfite. Ndi Yesu niwe uri kumbeshaho. N'abana bawe babiri muri kumwe. Yego. Imana ishimwe cyane. Aha nagira ngo ku bakunzi b'Impuhwe TV twegereza ku musozo, nimba ari ikintu ushobora kubabwira ukibabwire, ariko kandi nanone hari inama. Hari abakobwa bavuga ngo turakomeza gusenga dushaka kuzubaka urugo rwiza. Hari n'abandi bavuga ati natwe tuzishingira wenda bizagenda neza. Abo bose nk'umuntu waciye muri iyo nzira y'inzitane imeze gutyo, ufite inama, ufite impanuro ushobora kubabwira, hanyuma warangiza ukabasengera Imana. Ndetse n'abandi ubu hari n'abandi ba Christina bahuye n'umubabaro cyangwa se bagihura nawo, ariko bakeneye inkunga y'amasengesho, bakongera Imana ikabagira neza, bakumva n'inama bakiyubaka, bagakomera nk'uko mbona ukomeye. Imana rero iguha umugisha, hanyuma uze kubagira inama no kubasengera. Nicyo numva nge nagusaba nk'umunyamakuru w'Impuhwe TV. Ariko kandi kugeza ubu nta umugabo ntabwo mukivugana? Turavugana bisanzwe biraho, ariko ikintu naciye no guhura nawe kuko umuntu mwabanye iyo mwongeye mugakominikana cyane byarangira n'ubundi anteye inda n'ubundi nkajya mu yindi mibabaro. Rero abishaka ko musubirana? Oya, urumva umuntu umaze gushaka kangahe ntabwo twasubirana ngo bikunde. Muri nge numva nyine naramaze kwiyakira, ariko hari nakagaruka ubuhamya bwa Kristo ari bwinshi. 2018 nibwo Imana yampagurukije impa amasezerano menshi yuko izandemera urundi rugo ruzima rw'ubugingo rw'umugisha kuri nge, bitewe nuko Imana imubona. Kuko nge icyo gihe nari nagiye kumusengera mvuga ngo Imana imuhindure twongere twubake tugarukane, numva maze kwakira umutima w'imbabazi wo kumubabarira. Imana rero impitishamo inzira ebyiri, ubwo rero mpagaze mu nzira imwe yo kurindira Imana. Bivuze ko Christina ari ku isoko? Nubwo utari igicuruzwa ariko niho ko niterime hanze wakoresha. Christina ari ku isoko. Ejo n'ejo bundi tuzumva Imana yamugiriye neza, nawe twongere tukunywere. Ntacyo bitwaye, Yesu yo yabibayemo byose birakunda. Aha, Imana iguha umugisha. Noneho wagira babana inama ukabakomeza, warangiza ukabasengera. Yesu aguha umugisha mwinshi. Yego. Murakoze. Hari ndabizi ko mukurikiranwa n'abantu benshi, kandi izi cano zino mu Rwanda zikurikirwa n'abantu benshi. Hari abantu bagiye bambaza mu minsi ishize mu kwa 10, Imana yarantunguye iransetsa, impa resitora barayiroga. Abayiroze ni bene data dukorana umurimo. Rero benshi bagiye bambaza ibibazo bitandukanye, ariko
Yesu aracyandinze ndaza kukwereka ifoto ku itariki 24 z'uku kwa kabiri gushize bari bandoze gupfa ntonyuka. Yesu arandinda mbinyuramo neza. Restaurant ya 1,200,000 ihomba mu kwezi kumwe n'igice, ariko Yesu ajya afukura andi mariba kandi ndacyamutegereje. Kuva rero mu kwa 11 restaurant ifeiringa, n'ubundi ndacyabeshejweho n'Imana. Ni iki nkomereje, ni iki ndinze, ni iki nsiga nyine ukunguku nsa. Rero abantu ngira inama, ibintu byose biberaho kwigisha. Ikintu cyose kiberaho kwigisha, ahubwo vuga ngo uwiga abahagaze ati. Bisaba gushaka imbaraga z'umutima. Ntago wabyuka mu gitondo ngo uzigweho, ariko hamwe no kurushaho gushaka Imana. Buriya niyo waba uri mu marira, niyo waba uri mu gahinda, niyo waba uri mu munezero, mu mutima wawe ukiganiriza ukumva kuri kuganira n'Imana, irakumva. Muri ako gahinda nari mfite, mu marira najyaga ndarandira, Yesu yaje kunyumva ampa gukomera. Niwe wankomeje, kuko ntago nayo gukomezwa n'abantu ngo byemere. Ama gushikama. Rero abakobwa, urubyiruko muri gushinga ingo z'iki gihe, mwirinde cyane gushinga urugo uvuga ngo ngiye kubera ko nshaka amafaranga, ngiye kubera ko nshaka ubutunzi ubu n'ubu. Kubera ukuntu nari nakoreye amafaranga nkiri umukobwa ntarabana n'uwo mugabo, amafaranga nari narayariye, amafaranga araza akagenda. Kuko ndibuka ko ndi mu bantu bacuruje bodaboda zikiza, ngendera ku ndangamuntu ya mama. Nacuruje bodaboda mu mujyi, nkajya nzimena mu gitondo, nimugoroba nkurira Kampala nkagenda nkazana izindi. Amafaranga narayakoreye arashira, aragenda ndabibona. Rero umukobwa cyangwa umusore wishaka umuntu ari uko hari icyo umutezeho, ahubwo ushaka umuntu uvuge ngo afite urukundo. Buriya ahantu hari urukundo ibintu byose biremera, haba hari amahoro. Niyo mwaba mudafite amafaranga, mu biganiro mugahuza, umwe agacaha undi agacaha, mugahuza bikemera. Rero Christine kuba narakomeye ntabwo ari njyewe, ahubwo ni Kristo wamfashije aragukomeza. Yego, Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo bakunzi b'Impuhwe TV, Christine afite ubuhamya bwinshi ndetse n'ibintu bikomeye, ndetse nuko Imana yamuhamagaye yongeye kumuhagurutsa kugira ngo noneho aka kanya tube tukimubona kuri kamera. Numva tuzakora part 2 y'ikindi kiganiro tuzakora, noneho adusangize n'ibindi. Mwasengera abadukurikiye ndetse n'abahuye n'ibyo bibazo, Imana ikabakomeza. Kandi nawe ndagira nkubwire ko Yobu hari ijambo yaravuze ngo aracyari ibyiringiro. Igishoro gikomeye no kukiriho. Kuba ukiriho rero uri umukandida wo kubona ibyiza. Imana izabiguha nkuko yabigusezeranije. Imana iguha umugisha. Reka mudusengera Imana, musengera abadukurikiye ku Impuhwe TV. Yesu aguha umugisha. Yego, Mana nziza, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo kwizerwa. Dushimiye ineza yawe nyinshi itarondoreka, dushimiye urukundo rwawe rwinshi rutarondoreka. Haleluya. Turi imbere y'ubwiza bwawe, twaje kuvuga imirimo n'ibitangaza byawe, kuko nibyo bituma twongera tukabohoka, bigaduha kongera gukomera muri uru rugendo turimo. Nyemerera rero Kristo, abantu bumva ubuhamya bugira aho bubakura, bugire naho bubashyira. Abari babivuyemo ubahe kongera gukomera, abari bumvise ko gusenga babivu, ndetse ubahe kongera gusubizwamo intege mu bugingo. Nyemera ukomeze imitima ya benshi, abatuye isi bose ndabasengeye kugira ngo ubahe umutima wo kwihangana no gukomera, kandi baguhanga amaso, bamenye ko gutabarwa kwabo nta handi kuva usibye ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Haleluya. Nyemerera Kristo mwiza rero ukomeze umugisha iyi Mpanuro TV, abayikoreraho bose, abayizaho ab'umunyamugisha. Mwami Yesu ukomeze kubagurira imbago zawe, komeza kutugirira neza twese. Rero igihugu cyacu kirinde abarwayi, abashonje, imfubyi n'abapfakazi, abihebye, abo bose Kristo mbamurikiye mu maso yawe, kugira ngo
ubiteho ubagirire neza nabo ubaremera amashimwe afatika bavuge kuri Imana bakomeze bamamaza imirimo n'ibitangaza byawe. Urakoze rero gukomeza kubana natwe, komeza kutugirira neza twese tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wabambwe. Urakoze. Amen.